mbwiye Makuza kubaka, tuvuganye ibi byo kubaka inzu, nanone nababwiye ari benshi, ndababwira ariko mwatangiye mu kubaka, mwakubatse ngo ntabwo tuzabona abadukodeshereza ibyo twubatse. Ubwo icyo gihe nabwiye Makuza, nabwo Makuza bambwiye ko ukora imifariso, ntabwo ari imifariso abayiraramo baba bari mu nzu, ntabwo ugura imifariso ngo ujye kurara ku muhanda, ugomba kugeraho. Rero mujye no mu nyubako mwubakira abaryama kuri iyo mifariso, kandi mugurisha abantu imifariso ngo bajye mu gisambu. Noneho ambwiye ngo ntabwo, ati turareba ati ibintu byo kubaka, ati amafaranga, ndabwo ntereka urashaka isoko ry'amazu abantu bubaka, ntindari guhana ryo. Wowe icyuma gusa ni kimwe, mpinyubako, ufite amafaranga yawe uyashyire mu nyubako, wubaka inyubako, ngenda guha abajya mu nyubako. Yewe umubare wanjye wari woroshye, cyari ukuvuga ngo hari amazu ya leta, hari inzego za leta zidafite aho ziba, cyangwa se zikodesha bihenze cyane kubera ko amazu ari make atabaho. Ndavuga ngo yewe ndafata urwego rumwe cyangwa ebyiri rwa leta rwishyura amafaranga menshi, aya mafaranga ni nk'aho ari garanti ku nzu Makuza agiye kubaka, kubera ko ayo mafaranga tuzayafata tuyagure inzu ya Makuza. Niko byagenze. Makuza yarubatse, turangije dufata inzego zashakishaga aho zikodesha zahabuze, aho zagombaga kujya ni nko muri ya nzu meya yambwiye ngo nagize neza ko ntayigiyemo, ntizayagukwirwamo. So twubakisha Makuza inzu, tubanje turamwishyura, niko RDB yagiyemo. Ubu RDB ari Makuza bose bagomba kuba barungutse, kubera ko Makuza ari hano. Sinzi ko yababwira ko yatakaje, hari igihombo yagize mu kubaka inzu. RDB iri mu nzu yayo yaguze, amafaranga twatanze ni make kuyo twajyaga gutanga iyo tuba tugikodesha kugeza uyu munsi. So bombi barungutse. Ni ibintu rero n'ibyo Makuza ariho avuga ngo bamufashe, ngo iriya nzu ngo ibona bayijyamo, baragufasha iki? Barazamo, barahari, barafite, hari benshi badafite aho bakorera cyangwa aho baba, cyangwa se bafite aho batishimiye, bashaka kuzamuka bakajya ku rwego rw'inzu bubatse, baraza kuboneka. Nanone ugomba kumenya uko ibintu bigenda, ntabwo bari bubonekera aho bashakira hose. Nguvuga utubu nkingura inzu mu gitondo nkwiye kuba mfite 100%, wenda urihangana ubanze bibe 30% y'abayirimo, ukwezi ni gushira amezi 2 biragera kuri 60, nibiyongera biragera 80%. Niko bigenda, niko. Ariko urumva twakoze igikorwa kirahari. Rero nidukomeza dutyo, ubwo hari, ariko nubwo nshimira Makuza kuko yanyumvise agakora ibyo namugiragaho inama,
namugeragaho inama ndetse twese bikaduhira. Ndanashimira n'abakoze nk'ibyakoze tutanababwiye. Uwibwirije yarumvise ibijyanye n'inzu Makuza yubatse akavuga ati ariko nanjye ubutumwa bwangezeho nubwo atari jye babwiye. Ubona aba ari umuntu wubaka. Ubwo niko ibintu bikwiye kugenda, niko mwabigenje. Nicyo gituma nashaka kubashimira rero. Naho uyu mujyi murwa mukuru w'igihugu cyacu urakura, urihuta. Ngira ngo ubu dufite 10% muri uyu mujyi y'abantu batuye u Rwanda rwose. 10%. Ariko byose birakura. Uyu mujyi urakura, ari umubare w'abantu mu Rwanda urakura, ari ubushobozi bwabo burakura, ari abaturuka hanze bashora imari hano. Nicyo dushaka kugira ngo u Rwanda turugire ahantu umunyarwanda yishimira kuba, gushora imari ye, ndetse n'abaturuka hanze bose, baba bo mu karere, baba baturuka aho bava hose.